Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu. Mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jean Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anahinu khorokhim lilhot hayom, niki tugiye kureba uyu munsi, tugiye kureba ubuhanuzi cyane umuhanuzi niki. Abantu benshi barabyuka mu gitondo bakita abahanuzi, ariko umuhanuzi niki kimuranga? Umuhanuzi niki? Kumbabwiye rero, reka maze mbasubize mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yanjye, Imana yacu twese, byose kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Tugiye kureba iki? Nkuko nkubwiye, reka turebe umuhanuzi niki. Ese kugira ngo umuntu abe umuhanuzi bigenda gute? Kugira ngo twinjire muri ronko mubimenyereye, banzu kandeho like, kuko amasomo tugiye kujya gutangira twiga ubu ngubu ari amasomo ahumura abantu bakava mu by'isi bakarangamira iby'ijuru. Kandi aho like rero kugira ngo dukomeze, kandi abo mukomeje kwiyandikisha nkambashimiye by'umwihariko mbikuye ku mutima, nawe turiyandikisha subscribe kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Umuhanuzi niki? Buracya abantu bose bakita abahanuzi, umwe akavuga ati ndi umuhanuzi, nabonye ubuhanuzi, Imana yambwiye. Ariko wibuke niba unkurikira, njye nakubwiye ko nta na rimwe nzigera niyita umuhanuzi, kuko nzi icyo kuba umuhanuzi cyari cyo. Niba warasomye ijambo ry'Imana ukarisoma 2, 3, 4 kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe, ntushobora gupfa gutinyuka kwita umuhanuzi. Nyuma y'iyi video tumaze kureba umuhanuzi, intangiriro, ipfundiro ry'umuhanuzi niki, ndibaza ko rero tubona abita abahanuzi bose aho babivana. Dusimbuka to rero tubanze tubacire ku mayange kubiri kuba mu isi. Abantu benshi ndibaza batazi biri kuba mu isi, kuko ubu ngubu yasi ishaje iri kurangira, isi nshya iri kuza. Ni ukuvuga ngo ibinyoma biri gusaza, abantu bafite ukuri akaba ari bari kuza, Imana iri kubimika gahoro. Akaba ariyo ntambara y'amagambo iri muri Amerika hagati y'abashyigikiye Israel ijyanye hariya n'abashyigikiye ko Amerika yiyomora kuri Israel. Abo ni ba Nick Fuentes, ni ba Candace Owens, ni ba Carson Tucker, n'abandi bari ku ruhande rw'aho ku ruhande ba Ben Shapiro, ba Mark Rosh, bose bari kuri urwo ruhande rushyigikiye Israel, bahanganye na Amerika. Kuki bahanganye? Ari bwo buzima buri kuba mu isi abantu benshi batazi, ariko byose biraganisha kugira ngo uri kugaragare, noneho ibyo twahishwe byose imyaka miliyoni bijya habona. Kubera iki? Kubera iyo ntambara rero tugomba kwivugaho ikomeye nayo, nuko muri Amerika iriya manda ya Trump nirangira, urubyiruko rwo muri Amerika rumaze kuvumbura ko igihugu cyabo cyagurishijwe. Kubw'iyo mpamvu ngo Trump yarabagambaniye, amaze kubagambanira, noneho barimo barabona ko yabashumurije Israel, akaba ariyo ibayobora nk'ababoyi babo. Bakavuga bati rero twebwe twamenye ko Trump yatubeshye, none tugomba kwisubiza igihugu cyacu, bareba bagataha. Ako ni agaciro. Ibyo bintu rero nta hantu henshi wabyumva, kuko mu mavideo menshi, mu makuru hirya no hino bakwereka ibiki, bakwereka ibyo babeshya by'intambara ziri kuba, imitingito, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko inkuru nyamukuru iri kuba nuko Amerika, urubyiruko ruri kwiyomora kuri Israel irayijyanye hariya nkuko nakubwiye, akaba atari Israel nyayo. Dusubire rero ku byacu. Umuhanuzi niki? Umuhanuzi ninde? Mbere na mbere, kugira ngo ube umuhanuzi, Imana iguha imbaraga, ubwenge n'ubushobozi bwo kuba umuhanuzi, ugomba kuba uri umuntu wicisha bugufi cyane. Nyuma ya byose, ibyo ukora byose, mbere ya byose, atari kuvuga ngo ibi bintu byose ukora ubikorera kubera indonke. Mbere y'ibintu byose ugomba kuba uri umuntu ucisha make, wicisha bugufi, atari kuvuga ngo ibintu biraza nyuma ya byose, noneho weho uzana Imana nyuma ya byose. Ntibishoboka. Kwicisha bugufi. Icya kabiri, ugomba kuba ufite ubumenyi ku byerekeye ijuru. None mu bisumba byose, ubwo bumenyi no kwicisha bugufi bihambaye, atari kwicisha bugufi bisanzwe. Ushobora kubona umuntu wicisha bugufi, umuntu ufite ubwenge,
buciriritse cyangwa se buringaniye cyangwa se burenzeho, ugomba kuba ufite kwicisha bugufi guhambaye, ubumenyi buhambaye, noneho n'urukundo ruhambaye rw'Imana. Kugira ngo ube umuhanuzi ugomba kuba wicisha bugufi ku buryo buhambaye, ufite ubwenge n'ubumenyi ku ijambo ry'Imana ku buryo buhambaye, noneho ufite n'urukundo ruhambaye ku Mana. Reka mbigushyirire hano kugira ngo ubibone, urebe icyo bisaba kugira ngo ube umuhanuzi. Umuhanuzi nabi mu Giheburayo non bet yod nabi. Nabi ni umuhanuzi, abandi bavuga navi kubera bet na vet, ni umuyoboro uhuza isi n'ijuru. Kugira ngo Imana ikwiyereke ikugire umuhanuzi, ugomba kwiyemeza kuba umuyoboro uhuza ijuru n'isi. Nibiki bikuranga rero? Ni ukuvuga ngo ugomba kuba hano utsinda ibigeragezo, kubera kwihangana, nk'uko twabibonye mu giti cy'ubugingo Etz Chaim, igiti cy'ubugingo, amashami yabyo y'ibigeragezo, yo gutsinda ibigeragezo no kwihangana. Izi kondisiyo uko ari ebyiri ugomba kuba ujujuje. Gutsinda ibigeragezo no kwihangana ni ibintu bibiri by'ingenzi mu kugira ngo Imana ikugire umuhanuzi. Hano gutsinda ibigeragezo, kwihangana, ugomba kuba ubyujuje kugira ngo Imana iguhitemo ikugire umuhanuzi. Ikindi ni iki? Ni ukugira ngo ubone ubwo buhanuzi, iyerekwa, ibi byose no gutanga ubuhamya, bw'iby'ijuru ntushobora kubigeraho udatsinze ibigeragezo no kwihangana. Ibi rero niho ingufu zikurimo zisakara mu isi, ukaba wa muyoboro twavuze hejuru, kugira ngo abantu babibone banabyakire. Niho hapfa kubyakira, noneho ukabisakaza, bigasakara mu bantu, atari uko uvuga ngo uzi ibintu urenze abantu bose, ariko ari Imana yakwiyeretse kubera uca bugufi bihebuje, ufite inyurabwenge y'iby'ijuru ihebuje, kandi noneho ukagira n'urukundo rukomeye cyane ufitiye Imana. Ni ukuvuga ngo udafite umutima usukuye, indi kondisiyo ugomba kuzuza, ugomba kugira umutima usukuye, kuko Imana ubwayo niyo ibikuzi umutima wawe ufite byose, noneho ibyujuje nibwo ikwiyereka ikaguha ubutumwa ugomba guha abantu bayo. Nkakubwira nti rero, ubu nibwo dutangiye kureba umuhanuzi ninde, nabi, biturutse ku giti cy'ubugingo Etz Chaim. Ubutaha tuzakurikiraho tureba noneho uko kuntu Imana ikwiyereka, noneho bikagenda bikuzaho, bikaba ibigaruka, noneho ukamenya Imana ikakwizera, noneho nawe ukayibera urumuri ku bantu bayo. Iyi rero akaba ariyo ntambwe ya mbere igana ubuhanuzi. Ubutaha tukazareba iyo usinziriye roho yawe ijya he, biba bimeze gute, mbese
ubuhanuzi, inzozi ushobora kugira ni ubuhanuzi n'inzozi bitaniye he? Iyo uvuye muri uyu mubiri ufite roho zingahe? Ese hari roho igufasha gusinzira, hari roho ifamo ikagenda iyo wasinziriye, hari roho ikora inzozi? Ibi byose bigenda gute? Kuki turota? Hakaba ibyo twibuka, hakaba ibyo twibagirwa? Ese Imana ibitwereka iki iyo dusinziriye? Bigenda gute? Ibi byose rero tuzabireba ubutaha. Uyu munsi twagira ngo dusasire turebe umuhanuzi niki. Umuhanuzi mu magambo make ni umuntu wicisha bugufi ku rugero rurenze ukwemera, akagira inyurabwenge y'iby'ijuru, akagira urukundo ruhambaye rukunda Imana, kumenya gutsinda ibigeragezo, kwihangana, kugira noneho ngo za mbaraga z'ijuru zikumanukiremo nk'uko nabikweretse aha ngaha. noneho nizimara kuza maze gusakaremo Imana ikwereka ibintu byinshi, nawe ube wa muyoboro ubijyana ku isi, bikwire mu bantu, ubahe ubutumwa, ubabere urumuri, kuko uri urumuri rw'Imana ku bantu bayo. We twabanye rero, nkaba ngushimiye umunsi. Ahasigaye nawe utayandikisha subscribe kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Urabona ko iyi ni intangiriro yo kwinjira muri ibi bintu. Nzi neza ko uko tuzagenda tubyinjiramo ariko tuzagenda turushaho kubihugukirwa umunsi ku munsi. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyo.